reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cya none ukurikira ku 104.3 ijwi ry'Amerika gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye basuhuza nitwa Nicole Giraneza. Umuco nyarwanda ufata umugabo nk'imyugariro y'urugo ndetse n'inkingi yarwo ya mwamba. Umunyarwanda yaramurebye amwita umutware w'urugo kuko ayobora umuryango mu cyerekezo kizima. Nubwo umugabo atwara urugo ibumoso bwe ariko haba hari umubera umutima ari we mugore we. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko twibanda ku mpamvu bamwe mu bagabo badakunze kuvuga ku ihohoterwa ribakorerwa. Turaza kumva ibitekerezo by'abaturage batandukanye batubwiye icyo batekereza kuri iyi nsanganyamatsiko. Turumva kandi imwe mu miryango usanga umugore ahoza umugabo ku nkeke bitewe n'uburyo babayeho. Ese umubano w'uyu muryango wawumeze ute muri iki gihe? Twagiranye kandi ikiganiro n'umwe mu bagize urugaga rushinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagabo. Atubwira uko batanga ubufasha ku babagana bafite ikibazo kijyanye n'ihohoterwa bakorerwa n'abagore babo. Bahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, ntimukure urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 ijwi ry'Amerika. Isenyuka ry'ingo ni kimwe mu bibazo bikomeye byugarije umuryango. Iyo uganiriye n'abantu batandukanye bakubwira ko umuryango wibasiwe cyane ndetse hari n'ababifata nk'icyorezo bitewe n'ubwinshi bwabyo. Imibare y'inkiko igaragaza ko gatanya izamuka ubutitsa kuko kugeza mu Gushyingo 2018 hari hamaze gucibwa imanza za gatanya zirenga 1,300. Imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2016 ingo zatandukanye zari 21, mu 2017 ziba 69. Ihohoterwa ryo mu ngo rero ni kimwe mu bibazo byugarije umuryango kandi rigira ingaruka zitandukanye ku buzima rusange bw'abagize umuryango, rikanadindiza iterambere ryawo kuko rizahaza imitekerereze y'urikorerwa. Iri hohoterwa tuvuga kandi rikorerwa ku mpande zombi, nubwo akenshi humvikana ihohoterwa rikorerwa abagore ariko hari n'abagabo bakorerwa ihohoterwa n'abagore babo. Urugero ni umugabo w'imyaka 47 twise Sibomana kubw'umutekano we utuye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Avuga ko ihohoterwa amaze imyaka 2 akorerwa n'umugore we bafitanye abana 4 ririmo gutukwa no gukubitwa, rikaba rigiye kuzatuma asiga umuryango we ngo arebe ko yagira amahoro. Ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Marie Claire Singizwe. Ihohoterwa nkorera ni ugutukwa kabije cyane, nkitwa igicucu, hakubitwa amabuye ku manywa y'ihanga, abantu bareba nkiruka ajya gucumbika nkasiga umuryango wanjye, amahane yashira nkazicura. Rero nagerageje kugira ngo nitabaze inzego z'ubuyobozi, haza gitifu kubera ko hari cyabiziho aramutegeka kunsaba imbabazi narazimuhaye. Ubu ndi mu rugo ariko nzi ko nta kwezi kuzashira tonge. Byatangiye ryari? Ni ibintu bimaze igihe rwose yagiye ampinduka ntabikekaga, hashize nk'imyaka 2. Ese muri iyo myaka 2 ni urwo rwego gusa rw'akagari witabaje? Ni urwo rwego nitabaje rw'akagari kubera ko birebye nabanje kujya mbyanga nyine nkumva nta namurega, ariko ugasanga aranahora ambwira ati jewe nzakuzanira ribi gutware, ntuzizantwara ntacyo nakoze ko nkubita nkirukanka abantu babireba izaba injyana. Rero niko kugenda, ni nawe wagiye kurega gitifaza aramubwira ati tukuziho ko ufite amakosa musaba imbabazi. Ese ubundi wewe kuki watinyaga kurega? Ntago bemera ko hari umugore ushobora kugira amakosa, bahora bumva yuko abagabo dushobora kuba tubangamira abagore kandi kenshi tuba dushobora kuba turengana, ariko tukagira n'isoni zo kubivuga kuko iyo twicaye mu bandi bagabo tuvuga ngo abagore badukubise bidutera isoni tukicecekera, tujya kurega byatuyobeye tubona bikomeye. Umugore wawe ntitwahamusanze ngo tuganire,
ariko wowe urahari. Ese nta mpungenge mufite ko byagira ingaruka ku muryango wanyu by'umwihariko abana? cyane kubera ko ndaro nkabona aramutse yongeye shobora gutora umwiko n'inivo nzi kubaka hakugiye nzaje kubaka muri gereza nkazajya kubaka aho mpembwa. Ni icyo usaba rero kugira ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishakirwe umuti? Uri ikintu nasaba nuko gusa bazajya bashakisha uburyo buriya abantu baba bafite akarengane ni benshi bashobora kuba basangiye ibibazo nk'ubwo cyabayeho handi mugabo nanone bita Rufosi wasohora n'inka mu biraro harigendera ku manywa yangu birihesha ariko nta kuntu twe twabona tubiva kuko umugore ashobora kugira amakosa bakayatabirana kugira ngo tumve ko yambuwe agaciro. Kuri iki kintu nasaba niko bazajya bakura ibintu nk'ibyo bakamanuka bagatana mukuru cyangwa bagafata udusanduku wenda abagabo tukajya dushyiramo ibitekerezo bagashyira nko ku kagari ntacyo bakajya bapfundura bakareba ibitekerezo by'abantu birimo uko bimeze. Turamushimiye Marie Claire Zisingizwe ku kiganiro yagiranye n'uyu mugabo utarashatse ko amazina ye bwite amenyekana. Yagarutse ku ihohoterwa akorerwa n'umugore we akamutuka ndetse akanamukubita bigeze aho yumva yafata icyemezo cyo kwahukana. Marie Claire kandi yaganiriye n'umwe mu bazi iby'ihohoterwa uyu mugabo akorerwa n'umugore we utarifuje nawe ko amazina yatangazwa, maze amubwira uko abona byamugizeho ingaruka zitandukanye cyane cyane ku myitwarire ye. Reka tubumve. Uyu mugabo tubona guhohoterwa n'umugore we byaramugizeho ingaruka zikomeye kuko ubona imyitwarire yarahindutse. Nimba banije akazi k'ubufundi aho kugira ngo ategeze bagenzi bajyane bafatanye urugendo usanga yirukanka mbere bajya kureba bagasanga yagiye. Ntabwo akisociable ni wa muntu uhora yiyumvira tukamubaza se wowe usiga abandi kubera iki abo mufatanye urugendo wowe ukagenda mbere. Nibwo yaje kutubwira ikibimutera yuko yageze mu rugo umugore wamukubita akamutuka amubaza aho aba yatinze. Ugasanga rero byamugizeho ihungabana rikomeye ntabwo akishima nkuko yishimaga mbere. Ubwo urabyumva afite isaha yamubwiye ko agomba kugera mu rugo. Ikitubabaza rero nuko ibintu bye abigira ibanga. Ndumva wowe usa nkaho muganira cyane. Ese akubwira ko afite gahunda ki kuri iki kibazo? Umugabo ejo bundi aritse kumbwira yuko arimo gutegura kuzahukana. Bazafata ibikoresho bye by'ubufundi arebe akarere yimukiramo agiye gukorerayo aho umugore atazi. Narambwiye se ubwo nugenda abantu bazabirenganiramo. Ambwiye yuko nawe izo mpungenge azifite kuko niwe uhagurukira umuryango, niwe ugenda agakora agahahira umuryango, nawe afite impungenge uburyo azagenda ataye abana be akunda akajya muri ako karere ateganya kuzajyamo. Umugira nama ki? Narambwiye ati ariko ibyiza wabanza ukabitekereza umugore wawe ubona yatuje ukamubwira ati ibyo nkora byose bitagushimisha, ukamubwira n'ingamba urimo gutegura kuzafata bitewe n'ikibazo guteza. Narambwiye se ko dufite inzego zibishinzwe ibintu byo kurwanya ihohoterwa mu ngo, wagiye ubivuga bakakurenganura. Atubwira yuko ntabwo atinyuka kubivuga ko bimutera ipfunwe, agahitamo rero kubiceceka agapfira mu Nyagasani. Ariko ibyo rero je namubwiye yuko atari byiza, azabibwira inzego zibishinzwe zibikurikirane, bashaka no kumuhuza n'umugore we. Nimba ari inzoga zibimutera yanazireka uwo mugore, ariko akagira urugo rwiza bakatunganirwa nk'abandi bose mu ngo zimeze neza. Turamushimiye cyane uyu muturanyi nawe udusangije ubuhamya bw'uyu mugabo ukorerwa ihohoterwa n'umugore we. Nawe yagarutse ku kuba uyu mugabo adakunze kuvuga ku ihohoterwa akorerwa ndetse akaba ari no mu nzira zo kwahukana. Reka noneho mugenzi wanjye Christelle Wikeza umwanya aza tugezeho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho ku bijyanye n'insanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Hari ubutumwa bumaze kutugeraho. Ezekiel Hakizimana uri Nyamasheke aragira ati impamvu abagabo batagaragaza ihohoterwa bakorerwa n'abagore babo ni ukwanga kwiha rubanda, ni ukwanga kwitwa inganzwa. Ange uherereye mu mujyi wa Kigali agize ati umugabo yahohoterwa atinya kuvuga kugira ngo batamurwa amenyo, bityo ugasanga umugabo yabaye inganzwa mu rugo. Kandi nanone iyo umugabo nta kazi agira arahohoterwa. Jeannette nawe uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati umugabo iyo umugore amurusha akazi keza arahohoterwa agaceceka.
naho Valentine Mwumvaneza uherereye mu Gasyata aravuga ko icyabona gitera abagabo guhohoterwa bagaceceka ari ukwanga kwitaranga no kwiteza rubanda. Uwiringiyimana Jean Claude uherereye Irungi wasanga impamvu abagabo batagaragaza ihohoterwa bakorerwa n'abagore babo ari ukwanga kwiha rubanda no kwanga kwitwa inganzwa. Ubutumwa bumaze kutugeraho bwari ubu, ariko mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare buherutse gushyirwa hanze ku mibereho y'ingo bugaragaza ko 14% by'abagore na 11% by'abagabo bafite hagati y'imyaka 15 na 49 mu Rwanda bahuye n'ihohoterwa ku mubiri mu mezi 12 mbere y'ubu bushakashatsi. Hirya no hino haba mu byaro no mu mijyi usanga abantu bemeza ko abagabo nabo bakorerwa ihohoterwa, ndetse ku buryo iki kibazo gishobora kuzarenga n'uburyo abagore bahohoterwa bitewe n'imiterere y'abagabo yo gutinya kugaragaza ko baba bafite intege nke. Twaganiriye rero n'abagabo batandukanye tubabaza ibijyanye n'iri hohoterwa bakorerwa, tubabaza impamvu benshi muri bo bahitamo kwicecekera ntibabivuge. Ni kuri mikro ya Rugamba Jonathan. Ryo kuvuga ko bahohotewe n'abagore. Impamvu abagabo benshi ubu ngo urabona ufite umugore akaguhohotera, ntabwo wajya kubivuga ngo umugore yagukubise kuko ntabwo byaba byumvikana neza. Umugore yakuhohoteye nyine ubwo wirwana, ndumva ari uko mbyumva. Abagabo ubundi ni abantu nk'uko bivugwa, ubundi umutware kugira ngo ajye kurega biba bigoranye. Avuga se niba ari je mukuru ubwo ndajya kurega, abandi baraza kubifata gute, cyane ko hari ikintu cyitwa ngo inganzwa. Umuntu ahita avuga ati bazumva ko ndi inganzwa, ariko iyo ari nk'umugabo washobora guceceka ubuzima bw'urugo bugakomeza. Ariko ubundi muri rusange ko ariko akundi ko kumva ko ari abantu bakuru kujya kurega bigoranye. Inyadore ngire sibyo, urabona hari igihe umugore ababana n'umugabo, urumva umugore akaba ashobora kumuca inyuma, umugabo akaba yatinya kuvuga kugira abantu ko umugore yamuciye inyuma. Mu kubivuga aba yumva abandi bamuseka, mu kumuseka agatinya kubivuga, ahubwo akabibwira bagenzi be bari ku ruhande. Abagabo impamvu batinya kuvuga ihohoterwa bakorerwa n'abagore babo nuko bahawe ijambo bakarigendera, bigatuma basuzugura abagabo. Rero bari bakwiye kuvugurura itegeko bundi. Iri tegeko bazanye ry'uburinganire ni mu buringanire kuko abadamu babyumvise nabi, niyo mpamvu basigaye baduhohotera bakadukubita. Ubu nta mugabo ukivuga, iyo uvuze ati ni ndamagara RIB, nta mugabo ugicira hasi, reka byarahindutse. Abagabo ni ukubegera bakabakorera ubukangurambaga, bagasobanurira abagore uko bagomba kwitwara mu ngo. Ndumva ariko bimeze, ubukangurambaga aribwo bugomba kujya mbere. Barakoze aba bagabo bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo. Mwiyumviye ko bamwe bavuze ko kuba abagabo batavuga ko ihohoterwa bakorerwa ari uko rimwe na rimwe abagabo banga kwitwa inganzwa. Abandi nabo bati biterwa n'uko abagore bumvise nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro wadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Tubwire, ese ubona biterwa n'iki ko hari bamwe mu bagabo batinya kuvuga ihohoterwa bakorerwa n'abo bashakanye? Twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 07 87 58 14 11 cyangwa kuri 07 28 02 82 32. Ushobora no kudusangiza igitekerezo cyawe binyujije ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu gihe mu Rwanda hakomeje kugaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko bamwe ntibabivuge, David Hitimana yanyarukiye mu muryango utegamiye kuri leta uharanira guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye, gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubinyujije cyane cyane mu guteza imbere imyifatire y'abagabo. Rwamurek aganira na Silas Ngayaboshya, umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri uyu muryango, maze amubwira uburyo bakora ubukangurambaga binyuze mu mahugurwa kugira ngo abagabo batinyuke bavuge ihohoterwa bakorerwa. Reka tubumve. Nitwa Silas Ngayaboshya, nkaba nshinzwe ibikorwa muri Rwamurek. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora gukorerwa umuntu uwo ari we wese. Dufatanyije n'umuryango Women for Women International twasanze ko ihohoterwa rishobora gukorerwa cyangwa se hari ibimenyetso bigaragara cyangwa ubuhamya bwerekana ko n'abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu by'ukuri iki kibazo icyo tugikoraho cyane cyane nuko
nyine dukora ibikorwa bigamije gukumira ihohoterwa muri rusange, ariko cyane cyane tugakora mu gihe dukorana n'abagabo tugakora ku mpamvu zishobora gutuma umugabo ahohotera ariko n'izishobora gutuma ahohoterwa. Umugabo wahohotewe n'umugore wese afashwa ate noneho? Mu gihugu cyacu amategeko arengera baba abagabo baba abagore. Ni ukuvuga rero ko iryo tegeko rirengera, rikumira kandi rikarwanya ihohoterwa ryaba rikorerwa abagabo ryaba rikorerwa abagore. Haba hari uburyo noneho mufasha abagabo mu gutinyuka kuvuga ihohoterwa bakorerwa nabo bashakanye? Yego rwose, mu biganiro, mu mahugurwa tugenda dutanga hirya no hino mu gihugu, icyo kintu tukibandaho cy'uko kuba umugabo atari ukuterekana imbamutima z'umuntu, yo kuba umugabo ari ugushaka kuba umugabo mwiza, ni no gushaka n'ubufasha. Nibaza ko dukeneye ubufasha ndetse buturutse no kuri bagenzi ba n'impinduka kandi maze kuza. Hari intambwe biri kugenda bitera, bashishikariza abagabo cyane cyane gutinyuka bakajya gushaka serivisi ziriho. Hari one stop center, hari amasitasiyo yari batandukanye, hari ibitaro, hari imiryango itari iya leta ishobora gutanga inama muri urwo bagashaka ubwo bufasha, cyane cyane ko buhari. Ni ugutinyuka akumva ko umugabo nyamugabo nubohotse, haba mu mutwe we, akaba yatinyuka agashaka ubufasha mu mategeko, kandi nkamumara impungenge yuko amategeko dufite, navuze itegeko rikumira kandi rirwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, rirengera yaba umugabo yaba umugore. Turamushimiye cyane Silas Ngayaboshya, umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri uyu muryango witwa Rwamureke. Reka noneho dufate umwanya twumva ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse, noneho turagaruka mu kanya tugera ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Bahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku mibanire y'abashakanye, aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane ashingiye ku kutumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye acike. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, tugiye guhera ku butumwa abakurikira ikiganiro batanze mu buryo bw'amajwi binyuze kuri nimero z'ikiganiro arizo 07722823 ndetse no kuri 0785854141. Reka tubwumve. Amazina yanjye nitwa Uwera, nkaba mperereye i Kigali Nyamirambo. Njyewe ku giti cyanjye ukuntu numva icyo kibazo cyakemuka, numva yuko abantu bakora ubukangurambaga mu miryango igiye itandukanye, hama bakababwira akamaro k'uburinganire n'ubwuzuzanye, ndetse bakanabigisha uburyo gukorera hamwe ari ikintu cyiza kandi gituma umuryango utera imbere. Ikindi kintu numva cyakorwa, numva yuko mu gihe umuntu agiye gushaka agomba kubanza gushaka umuntu yishimira, kugira ngo byibuze nihaba n'igikorwa cyo kuba babana neza hatazavuka ikibazo cy'uko ashobora gutekereza ati ngo ni inganzwa. Iyo hari urukundo, ikintu cyose umuntu ashobora kugikora yishimye. Nitwa Iradukunda Maurice, nkaba mperereye mu karere ka Musanze. Mu by'ukuri muri iyi minsi usanga hari amakimbirane mu miryango imwe n'imwe ashobora kuba ashingiye kutumva kimwe ihame ry'uburinganire. Njye mbona hashyirwaho ubukangurambaga mu bijyanye no kwigisha imiryango ikunda kujyana ayo makimbirane, by'umwihariko kuri wa muturage wo hasi, iyo ngiyo mu cyaro, kuko muri iyi minsi usanga harimo nko kwicana cyane cyane mu miryango ibibanye nabi, cyane cyane hahandi mu cyaro. Abo bantu bakaba bahabwa amatsinda ashinzwe kubaha amasomo ku bijyanye n'uburinganire. Abantu batwara uburinganire mu yindi sanse ntabwo babufata nk'uko bwakagombye kuba, cyane abadamu bumva ko uburinganire bwabahatira ijambo ryo kurenga ku bagabo. Ikintu numva cyakorwa ni ugukomeza kwigisha, kuko abantu basaba guhora bigishwa, umuntu agasobanukirwa icyo
nitwa Evode nkaba ntuye ku Kicukiro. Nje numva icyakorwa kugira ngo amakimbirane ashingiye kuko tumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ari uguhindura imyumvire, kuko imyumvire ni ibitera. Ni ukuvuga ngo iyo imyumvire y'abantu iramutse ihindutse ukumva yuko uburinganire n'ubwuzuzanye ari ugushyigikirana no kumvana no guhuza ibitekerezo hamwe kugira ngo bibashe guteza imbere umuryango, nirwo ubwuzuzanye n'uburinganire. Iyo umwe ashatse gusumba undi muri ubwo buringanire n'ubwuzuzanye nibyo bitera amakimbirane. Rero amakimbirane ni agakwiriye gukemuka bose bashyira hamwe bumvana hagati yabo. Barakoze cyane. Dukomeza, hari n'abifashishije ubutumwa bugufi ndetse n'imbuga nkoranyambaga za Ejo Youth Echo. Twihuse Tuyisenge Fabien uherereye mu karere ka Muhanga yagize ati uburinganire n'ubwuzuzanye ni ngombwa mu muryango, ariko hari igihe abagore bamwe babyitwaza bagasuzugura abagabo babo bitwaje ko amategeko abarengera bakabyumva ukundi bigateza amakimbirane. Igisubizo kirambye ni uko bagomba gusobanukirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Simba nkabo Fulgence uherereye mu ntara y'Amajyepfo yagize ati kugira ngo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryumvikane ni uko buri wese mu bashakanye bagira uburenganzira n'amahirwe bingana, hakirindwa kwishyira hejuru k'umwe mu bagize umuryango. Ati nkunda ikiganiro Ejo kandi nanashima uburyo mutwubaka, natwe turabakunda. Bosco yagize ati uburinganire ntabwo bushoboka kuko ibyo muvuga nta wigeze aheza abagore, bahezwa no mu mutwe habo, kereka nimuhindura uko baremye. Naho Sezerano Eric uherereye i Nyamata avuga ko kutumva kimwe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango bituma abashakanye bicana. Reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha, ariko mbibutsa ko namwe mudukurikiye mwagira uruhare mu kiganiro Ejo, aho mwakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0782 80 23 2 cyangwa se kuri 0785 Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter na Instagram, aho mujya ashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo. Mugenzi wanjye yakomezanya ikiganiro. Turamushimiye Christelle Wikeza umaze kutugezaho bumwe mu butumwa mwatwohereje. Tukaba rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none, ariko mbere yuko dusoza reka mbanze mbibutse bimwe mu byo twaganiriyeho mu kiganiro cya none. Twumvise ubuhamya bw'umugabo utarifuje ko amazina yamenyekana, atubwira uko abanye n'umugore we uhora amutoteza ndetse ko rimwe na rimwe amukangisha ko azamurega kuri RIB. Ibi byashimangiwe n'umwe mu nshuti z'uyu mugabo umuzi neza, nawe uvuga ko bitewe n'ihohoterwa uyu mugabo mugenzi we akorerwa agiye kuzahitamo kwahukana agasiga umugore we n'abana be. Twumvise kandi ibitekerezo bitandukanye by'abagabo batubwira zimwe mu mpamvu bahitamo guhisha ihohoterwa bakorerwa. Silas Ngayaboshya, umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu muryango witwa Rwamureka, yasabye abagabo gutinyuka bakavuga ihohoterwa bakorerwa kugira ngo bahabwe ubufasha. Nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro cya none, wadusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho kuri uyu munsi. Ese ubona biterwa n'iki ko hari bamwe mu bagabo batinya kuvuga ihohoterwa bakorerwa n'abo bashakanye? Utwandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa kuri 07 28 02 82 32. Wadusangiza igitekerezo cyawe kandi unyuje ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, tunaboneraho gukomeza kubashishikariza kwirinda icyorezo cya coronavirus, mwoga intoki mukoresheje amazi ndetse n'isabune, mwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ndetse no gukora ingendo zitihutirwa. Dukomeze kwirinda kandi tunarinda abacu. Nitwa Nicole Giraneza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ejo, 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 ejo.